Iyi mihanda ngiye kubabwira hano ubu ngubu none aha ngaha barimo barayifunga ku itariki 20 Nzeri umwaka w'2025. Umuhanda batangiriyeho gufunga Bike Arena Kimironko Rwahama, bivuze ngo iyi mihanda batangiye kuyifunga. Sonatibe Nyanza Gahanga na Sonatibe Rwandegisi, iyi mihanda nayo ubu ngubu tayari barimo barayifunga, bivuze ngo no kugenda gake mwigengesere kubera ko iyi mihanda bagiye kuyifunga kubera ko abantu bazakora Tour du Rwanda ku cyumweru ku itariki 21 bari mu myitozo kugira ngo bazabone uburyo ki binjira mu isiganwa ry'amagare. Iyi mihanda barayimenye cyangwa iyi mihanda bayizi. Imihanda ni myinshi rero bazafunga. Reka dukomereze na KBC Gishushu, MTN mu Kabuga ka Nyarutarama, aha hose bazaba bahafunze. Bivuga yuko rero iyi mihanda bazatangira kuyifunga ejo mu masaha ya saa 2. Rero bikaba bizamara nibura amasaha agera ku 18 kugira ngo aba ngaba bazaba bamaze kwitoreza mwino mihanda kugira ngo bazabone uburyo ki bazajya kuri turu y'isi bameze neza cyane kandi iyi mihanda bayizi fresh 5 kwa 5. Ntuzakore ikosa ngo werekere mwono muhanda nkubwiye ngo witore ubugiye Gishushu kuri MTN uvuga ngo ngiye gushaka service kuri MTN. Ibyo ntago bibaho kandi nta nubwo binashoboka. Nyarutarama niwemeye kuhajya kubera ko imihanda zaba ifunze. Imihanda izatangira gukoreshwa ari uko isiganwa ry'amagare arangiye. Gahanga Sonatibe Rwandegisi ntago wemerewe kuhajya isiganwa ry'amagare ritarangiye. Arena Kimironko Rwahama aho ni nk'itegeko rwose, nta muntu wemewe kuhakandagira kereka bazaba bari kureba uburyo ki isiganwa ry'amagare rizaba rimeze. Natwe nk'abanyamakuru hari aho tuzajya duca, hari naho tutazajya duca, bivuze ngo natwe dufite condition tugomba kugenderaho. Bisobanuye ko rero abamotari abanyonzi mwihangane muzakore nyuma yuko iyi myitozo irangira. Munyarwandakazi utazishora mu muhanda ugasanga akamoto kawe baragatwaye ukita mu ruzi urwita ikiziba. Bivuze ngo rero ugomba kugendera kwa no mategeko ndetse n'amahame. Murabizi ko nibura iri rushanwa rizamara iminsi 7. Bisobanuye ko rero iminsi 7 yose tuzayimara tureba amagare, kandi namwe nimuzagire ikintu na kimwe mubangama cyangwa nimuzabangame, ariko nimubangama polisi ibihari rwose izabasha kubakemura mu mahoro cyane. Ndavuga abamotari bakunze kugenda bisodeka basesera. Ibi rero bikatuganisha ku kiganiro cyacu twateguye uno munsi cyane. Nanone ikiganiro kiravuga yuko Gahanga habereye biteye ubwoba imodoka yakoze impanuka. Iyi modoka rero ikaba yari ikoreye ibyo kurya ariko ikaba yagonze abantu bagera kuri 5, ariko abantu ntago bigize bahasiga ubuzima. Bivuze ngo biraza kutwerekeza kwa kino kiganiro. Reka dukomeje n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Ni ncamake y'amakuru nibere bwo bwa mbere ugize ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo dukomeze. Amategeko asohotse none ahangaha, aya mategeko murasabwa kuyumva nk'abanyarwanda kugira ngo iri tegeko ejo ritazakugonga ukisanga mu mazi uyita ikiziba. Cyane cyane abanyonzi, abamotari bakunze kugenda bibaraguza cyangwa bitanguranwa bashaka kwinjira mu mihanda. Iyi mihanda nababwiye hano urutonde rwayo. Iyi mihanda ejo izafungwa. Imihanda bazayifungwa mu masaha ashyira saa 2 za mu gitondo kubera ko iyi mihanda abazaba bari mu magare cyangwa abazakora Tour du Rwanda yo ku rwego rw'isi bazaba bari kwitoreza mwino mihanda kubera ko bazayikoresha ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Rero irushanwa rikaba ariho rizaba. Bivuze ngo ejo ni imyitozo, bivuze ngo rero irushanwa rya nyaryo rizaba ku itariki 21 hazaba ari ku cyumweru. Ariko bivuze ngo abanyarwanda mwese mushaka gufana mwese ntago mubujijwe kandi ntago muhejwe, mwaza tugafana. Icyitonderwa mugomba kuza musa neza cyane, musa nka bike, musa nk'inyambo, ku buryo umuzungu ashobora kukureba akahita kubonamo papa cyangwa akahita kubonamo Yesu. Bivuze ngo rero ibi ngibi urasabwa kubikora kugira ngo wubahirize amategeko, amahame, kugira ngo tugendane gatanu kuri kagenzi kako, kugira ngo nk'uko umujyi wa Kigali usukuye natwe tuzaba ariko dusukuye.
cyane cyane rero irindi tangazo rireba abanyarwanda ari ryo tegeko nshatse kubabwira. Abamotari, iyi mihanda ndi kubabwira ntago izaba iri gukoreshwa, nta nubwo yemewe kuyegera cyangwa ngo uyiparikeho moto. Abanyonzi bo ni urucabana, aya magare bagomba kuyashyira mu rugo bakazagarura mu muhanda ari uko ibingibi byarangiye cyangwa imyitozo yarangiye bazakora, kugira ngo bazabone uburyo ki binjira muri match, reka nyite nka match, mbone uburyo bazabona uburyo ki binjira muri Tour du Rwanda bameze neza cyane. Ese mu gihugu cy'u Rwanda murabizi yuko buriya ikipe yacu y'amagare nayo ari ikipe ikomeye cyane. Ese mwari muzi yuko impamvu Tour du Rwanda n'ubwa mbere ibaye muri Afurika yose, kandi noneho n'ubwa mbere u Rwanda rwakiriye uyu mukino? Bivuze ngo u Rwanda rumaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane, aho dufite ibikorwa remezo. Icyambere nabanza mbabwire kuri stade Amahoro cyangwa stade Arena. Murabona yuko rero iyi stade imeze neza cyane. Ama stade yose ndi kubabwira ari Pele Stadium, ni stade nziza cyane igezweho kandi yubatswe. Nanone tukahita tujya ku Mahoro Stadium. Iyi stade yo yaje ari imvaburayi, stade yakira 4,000 by'abafana. Bivuze ngo iyi stade yo ni ikindi. Bivuze ko rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tugiye kujya twakira imikino myinshi cyane, imikino myiza cyane. Bivuze ngo ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda tumaze kugira imikino y'imyidagaduro myinshi, ba football, tennis ndetse n'indi myinshi igiye itandukanye namwe muzi nk'abanyarwanda. Bivuze ngo rero Kidasamura TV Rwanda, Anita Pendo na Rusine tuzaturi hehe? Tuzaturi Convention Center, muzaze twifatanye cyangwa dufatanye n'abandi gufana abantu bacu bazaba bari muri Tour du Rwanda, tubere ku rukundo kugira ngo bazahatane n'abanyamahanga, turebe uburyo ki batsinda cyangwa turebe yuko twakwegukana, nibura no twakwegukana tape ya kabiri. Afazaro twagerageje, ariko tugomba guharanira kuzaza mu bambere, tugomba gukora uko dushoboye. Biragoye cyane ariko tuzabikora. Mu mujyi wa Kigali rero bimwe na bimwe cyangwa amakuru arimo avurwamo, hari imirongo bashyizemo mu mujyi wa Kigali afande yasobanuye, ariko iyi mirongo kuri Kidasamura TV Rwanda twe twatse amakuru fande arayatwima. Itangazamakuru ryacu arariga cyane, itangazamakuru ryacu ni ritonya cyane, ngo nambaga nyamwinshi cyangwa n'abantu benshi bajyaho. Ese mwamuvuguruje mukaza muri benshi kuri no tubica, none ngajya nkoresha abayobozi batandukanye nkabakoresha interview cyangwa nkababaza ibibazo. Mwebwe icyo musabwa mukore subscribe, video muzisharing, murebe yuko natwe tuzajya tubaza ibibazo nkaba Mutezi Scovia, nk'ibinyamakuru biza kandi bigezweho. Natwe amakuru twajya tuyabaza, ahubwo icyo zatubwira ngo channel yacu iracyari ntoya, ntabwo ikwiye kujya kwaka amakuru abafande nk'abariya baba batubwira ngo tujye mu bigori, ariko bora ntabwo twajya mu bigori, tugomba kujya tubahereza amakuru meza mu gihugu cy'u Rwanda. Imana ibarinde, ibahereza umugisha, ibahezagire. Mwakoze kubana nanjye. Gusa iyi mihanda reka nongere nyibasubiriremo kugira ngo ejo mutazisanga mu mazi uyita ikiziba. Arena, Kimironko, Rwahama, Sonatibe, Gahanga ndetse na Nyanza, Sonatibe, Rwandegisi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Imihanda ejo bazaba bayiborotse cyangwa imihanda ejo izaba ifunze. Reka tumanukire gatonya, Gishushu, MTN, mu Kabuga, Nyarutarama, Minagiri. Bivuze ngo imihanda yose izaba ifunzwe. Icyitonderwa, ibi ngibi bizatangira mu cyangwa imihanda bazatangira kwifunga mu masaha ya 2:00. Ibindi tuzabibabwira ejo, cyangwa ibindi myitozo tuzabereka uburyo cyakozwe, tunabiganiraho nk'abanyarwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire, ibahereza umugisha wemeye kurangiza ino video ukumva ibivugiwemo. Bivuze ngo rero ibivugiwemo ugomba kubikurikiza ubaye ubikora.